Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu n'abigishwa be bagera i Yeriko. Igihe agisohoka muri Yeriko ari kumwe n'abigishwa be n'imbaga y'abantu benshi, umuntu w'impumyi witwaga Baritimeyo mwene Timeyo akaba yari yicaye iruhande rw'inzira asabiriza. Yumvise ko ari Yezu w'i Nazareti, atera hejuru ati, Yezu mwana wa Dawudi mbabarira. Benshi baramucyaha ngo aceceke, ariko we arushaho gusakuza ati, mwana wa Dawudi mbabarira. Yezu arahagarara aravuga ati, nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi barayibwira bati, humura, haguruka, dore araguhamagaye. Ajugunya igishura cye, ahaguruka bwangu asanga Yezu. Yezu aramubaza ati, urashaka ko ngukorera iki? Impumyi iramusubiza iti, mwigisha mpakubona. Yezu aramubwira ati, genda, ukwemera kwawe kuragukijije. Ako kanya arahumuka maze akurikira Yezu. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Kristo Yezu akuzwe. Mu murima waba uri gucuruza, waba uri kwigisha, aho waba uri hose, ujye umenya ko ubwo buzima bwa buri munsi urimo uhamagariwe kwamamaza inkuru nziza ya Yezu Kristo. Kristo Yezu akuzwe. Hari nk'igihe mujye mwitegereza ku munsi wa Yosefu Mutagatifu, urugero rw'abakozi, ntimujye muzana ibikoresho bigahabwa umugisha. Umuntu akazana isuka igahabwa umugisha, yarangiza akajya kuyikoresha ari kurengera umurima wa mugenzi we. Ubwo aba yumva ibyo arimo koko. Isuka yahawe umugisha ikajya kurengera isambu y'abandi, ntabwo ari byo, si byo? Umuntu akazana umunzani, niba ari umucuruzi, ugahabwa umugisha, yarangiza akawuporomora ukajya werekana ibiro bitari byo. Ntabwo biba ari byo. Natwe ubwacu duhabwa umugisha. Mu gitambo cy'Ukarisitiya ntiduhabwa umugisha, duhabwa Yezu. None se kubera icyo umuntu asohoka yahawe umugisha, yahawe Yezu, yarangiza akagirira nabi umuvandimwe we? Ntabwo biba ari byo. Tuba turi gukoresha nabi ubusaseridoti bwa cyami twahawe tubatizwa. Rero bavandimwe, abarejiyo ko bahabwa ubutumwa buri cyumweru mu nama, mukajya kubyutsa abaguye, mukajya gusura abarwayi, abanyantege nke. Buriya bagutumye nko ku muntu warengereye umurima, ugeze iwe wabigenza ute? Ubutumwa wabukora ute? Buriya kurengera ntabwo ari ikibazo cy'uko umuntu aba afite isambu ntoya, ahubwo iba ari ingeso. Hari umuntu wahoraga arengera mugenzi we, noneho aramubwira ati, ngwino, mbwira urashaka intambwe zingahe zigwe kuri uyu murima wanjye. Arazimubwira, undi arazipima, bashinga imihati, aramuha nta kintu amusabye. Noneho
wa wundi uko aje guhinga n'ubundi hahandi bateye imihati akayishingura akarenzaho santimetero 10 akagaruka akarenzaho izindi 10, mugenzi we agarutse asanga hahandi yari yamushigiye kandi nta mafaranga yari yamusabye, n'ubundi imihati yagiye ayimura. Aramubwira ati rero ndabona ibyo nagukoreye ntacyo bikubwiye, guhera nona iyi mihati yanjye ndayisubiza hahandi yahoze kera, aho nari naraguhaye hose nongeye ndahasubirana, kuko uwo muntu ni ingeso yari imurimo. Sibyo se? Use umuntu yaguha n'intambwe z'ubuntu noneho nazo ukagiye komeza uzirengaho. Ingeso idutandukanya n'Imana n'abavandimwe tugomba kuyicikaho, tugasaba Imana ikaduha ingabire yo kubona iki? Kubona icyiza. Kubona icyiza kiri hehe? Kiri muri mugenzi wawe. Muri Manuel yereje ntitujya tuvuga, ntihari ahantu muzi handitse ngo nta muntu ukabije kuba mubi. Ntimubizi ngo nta muntu ukabije kuba mubi? Ni nko kuvuga ngo nta mubi wabuze urugingo. Nta mubi wabuze urugingo. Iyo uhora ubona ibibi muri mugenzi wawe, ubwo nawe biba bikurimo, noneho ukajya ubibona no mu muvandimwe wawe. Niyo mpamvu umuntu wese uri hano yagombye gusaba Nyagasani akamuha ingabire yo kubona icyiza. Kubona icyiza kiri muri mugenzi wawe. Kandi utaratera n'iyo ntambwe akabisaba Nyagasani ati Nyagasani mbabarira umpe kubona, umpe kubona. Ntihagire ijwi na rimwe rigucecekesha, ukomeze usaba, ukomeze usenga. Nta muntu wagombye kuguca intege uri gukora icyiza, ntago wagombye kumwemerera. Mwumvise uriya muntu utarabonaga wari uri gusaba Yesu amwinginga ngo amuhe kubona, abantu bakamucecekesha, ahubwo ngo akarushaho gusakuza, akarushaho gusakuza. Ntabwo dukora icyiza kubera ko gusa abantu bari kudushimagiza. N'igihe bari kuduca intege, ntabwo tugomba kurekeraho gukora icyiza, ahubwo turahatiriza, tugasenga, tugasaba imbaraga za Roho Mutagatifu kugira ngo icyo cyiza kigere no kuri ba bandi batakibona. Nk'uko uriya muntu amaze kugera imbere ya Yesu, amaze kumubwira ngo, amaze kubwira abamucecekeshaga ngo nimumuhamagare aze, ba bandi bose bari bari kumuseka nibo bamuhumurije, baramubwira ngo humura, ngo haguruka, dore araguhamagaye. None se iyo abumvira agaceceka bamucecekesheje, igitangaza cyari kumugeraho? Ntabwo cyari kumugeraho. Niyo mpamvu tutagomba gucika intege mu gukora icyiza, kuko n'abaguca intege iyo babonye icyiza kimaze gutsinda barakugarukira, baravuga bati nyamara burya bya bindi yatubwiraga byari byo, bakakugarukira ntibongere kuguca intege. Kandi ibyiza Imana idukorera, ibitangaza byose dukorera, icyo bigamije ni ukugira ngo tuyibone kandi tuyikurikire. Kuko uriya muntu wari ufite ubumuga atabona, Yesu amaze kumuhumura amaso, ngo yahise ko amukurikira. Natwe ibitangaza Imana idukorera ni ukugira ngo tuyikurikire. Tuyisabe rero iduhe umutima uyikurikira,
tuyisabe iduhe umutima ubona icyiza muri bagenzi bacu, kugira ngo ubusaseridoti bwa cyami twahawe tubukoreshe twitagatifuza kandi dufasha n'abavandimwe bacu kugana inzira y'umukiro. Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho, Bikira Mariya mwamikazi w'amahoro, Bikira Mariya mwamikazi w'amahoro, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.